Uraho neza ndagusuhuje cyane. Hari igihe abantu bibwira ko abategetsi, abanyamafaranga cyangwa abafite izina ari bo bashobora kuduha ubuzima bwiza cyangwa badukiza ibibazo byacu. Ariko ukuri ni uko nabo ni abantu kandi barapfa, imigambi yabo ikarangirira aho. Nta muntu n'umwe ushobora kugukiza cyangwa guhindura ubuzima bwawe burundu. Hariho undi utandukanye n'abantu bose, niwe waremye isi n'ijuru, amazi n'ibiyabamo byose, niwe utabara abarengana, akagaburira abashonje, agafungura imbohe, kandi akanahumuriza abatakaje ibyiringiro. Uwo niwe ukwiriye kwizera, ntahinduka, ntasaza, nta nubwo yibagirwa abamwiringiye n'abamugumyeho. Yita ku batagira kivurira, yita ku batagira shinge na rugero, kandi afasha imfubyi n'abapfakazi, kandi yanga amafuti y'abagome. Icyo akora cyose kirakiranuka, kandi ubutabera bwe buhoraho iteka ryose. Uwo nta wundi ni Imana, umuremyi wa byose. Haleluya mutima wanjye, shima Uwiteka. Nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Hahirwa abafite Imana ya Yakobo nk'umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibiyirimo byose, akomeza umurava iteka ryose. Aca imanza zitabera zirenganura abarenganwa, agaburira abashonji ibyo kurya. Uwiteka niwe uhora ubohora imbohe. Uwiteka niwe uhumura impumyi, Uwiteka niwe wemesha abahetamye, Uwiteka niwe ukunda abakiranutsi. Uwiteka niwe urinda abasuhuke, aramira imfubyi n'abapfakazi, ariko inzira y'abanyabyaha arayigoreka. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose, Imana yawe Siyoni izahoraho ibihe byose. Aleluya. Wowe unkurikiye, reka nkubwire ngo wiringire Imana, si abantu bagukiza, abantu bo barapfa bakarangira. Imana itabara abarengana n'abashonji, kandi niyo ifungura imbohe, ikazisubiza mu buzima busanzwe, kuko ifite imbaraga n'ubushobozi. Ihumura impumyi, ikarengera intungane, kandi Imana ishyigikira imfubyi n'abatishoboye, kandi abagome n'abagambanyi ibaburizamo n'imigambi yabo igapfa ubusa. Imana rero irakiranuka. Imana yacu ntabwo ijya ikiranirwa na gato. Uyiringire kandi uyizere, wemere ko na bya bindi byose bigaragara nk'ibidashoboka imbere yawe, Imana yabihindura ibishoboka. Ni Imana y'iteka ryose, kandi ihora ku ngoma, izahoraho iteka ryose. Imigambi yayo ntijya ubusa, kandi imigambi yayo ntabwo ijya isaza, ihoraho ibihe byose. Niyo ukwiriye gusingiza, niyo ukwiriye kwizera, kandi niyo ukwiriye kubana nayo iteka ryose, kuko ishobora byose, izakurinda, izagenda ikugirira neza amajya n'amaza. Kandi wumve ko wemere neza ko ishobora byose. Ni Imana yo kwiringirwa, nta n'umwe wayihagarika mu byemezo iba yafashe. Ineza yayo igera kuri bose, kandi batandukanye, bari ahantu hatandukanye. Yumva gusenga, yumva amajwi yose tuyitakira, n'ibiri mu mutima wibwira n'ibyo utekereza byose burya iba yabibonye, kandi igira impuhwe nyinshi, ishobora kugutabara utanavuze, kuko yibizi ibiri mu mutima wawe. Ariko ibyiza ni uko wayibwira, ukayisenga, ukayitakambira, nayo ihera ko ikakugirira neza. Imana yacu rero igiha burya n'ibyiringiro, ba bandi bacitse intege bose ijya ibagirira neza, ikabaha ibyiringiro. Kandi iyo uyizeye, ntiwigera na rimwe wicwa n'ubwoba, kubera ko Imana yacu imara abantu ubwoba. Reka nkushimire, kandi nkubwire ngo wakoze kubana nanjye. Dusubire mu kindi kiganiro.